Ibihe byiza gukurikiranye Kiberinka TV tuguhaye ikaze nanone ku biganiro byacu twizere ko dukomeje kubana gatanu kuri gatanu. Niba kandi utarakora subscribe ni umwanya mwiza ko wabikora kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Ni umwanya kandi wo kutwandikira niba ari cyo wifuza ko twakuganirira ugakora like hanyuma ukanasharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kuri benshi babikeneye. Uyu munsi by'umwihariko nje kuganira n'abashoferi cyangwa se niba uteganya kuzatwara imodoka, kuzatwara kinyabiziga hano mu Rwanda, nje kukubwira amakuru arebanye no gukurwaho amanota kubyerekeranye n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Bimaze iminsi bivuga ko mu Rwanda hagiye gutangira systeme yo gukurwaho amanota ku mpushya zo gutwara ibinyabiziga ku bantu bazaba bakoze amakosa anyuranye atandukanye. Muri iki kiganiro rero ndakubwira ko ibyo bintu biri hafi gutangira, hanyuma icya kabiri ndakubwira n'amanota azajya kurwaho kuri permis bitewe n'amakosa runaka uzaba wakoze. Birumvikana nayo makosa ndaza kuyakubwira. Hazabaho systeme nshya yubatswe kumenya ko message zijya ku bantu, umuntu akamenya ngo narengeje nakoze icyaha cyangwa se ikosa ryo mu muhanda rinini nko kunywa ibisindisha, usibye ibihano dore n'amanota yamvuyeho, kugira ngo abantu banze babimenyere. Ubwo rero ni buryo bumwe tuzakora bw'ubukangurambaga no kumenyereza abantu ngo bitabatungura. Noneho nyuma yaho gato tugahita dutangira guhana nyine nk'uko itegeko ribiteganya. Reka rero dutangire. Ikintu cya mbere nuko permis cyangwa uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ruzaba rufite amanota 15. Buri ruhushya rwose kategori yose rwaba rufite ruzajya rusohoka rufite amanota 15. Hanyuma ayo manota agende avanwaho uko nyirarwo azagenda akora amakosa kuzageza igihe hasigaye 0. Nihasigara 0 ntuze gucikwa n'ikizaba kuko uracyumva mu mpera z'ikiganiro. Ariko tutaragera aho ngaho, reka dutangire ku manota azajya kurwaho ku makosa atandukanye. Duhere kuri ikosa rya mbere ari naryo rivanwaho menshi, ni ikosa ryo guhunga habereye impanuka wateje cyangwa se wagizemo uruhare. Uragiye ugonze umuntu cyangwa ugonze ikindi kinyabiziga cyangwa ugonze umukindo cyangwa ugonze itara ryo ku muhanda, hanyuma uhise watse ikinyabiziga cyawe urirukanse urahunze cyangwa wowe ubwawe urahunze. Iyo ni ikosa rizajya rihanishwa kuvanwaho amanota 6 icyarimwe. Amanota 6. No kuvuga ukoze ikosa bakakuvana 6 uzaba urumva ko uzaba usigaranye amanota 9 gusa. Ikosa rigaragara nko riremereye cyane. Hanyuma ikosa rya kabiri rizajya rikurwaho amanota ni ugutwara ikinyabiziga kidafite akagabanyamuvuduko kandi gateganyijwe cyangwa se kugacomora. Aha by'umwihariko birareba izi modoka nini zitwara imizigo hanyuma n'izitwara abagenzi, nkuko amabwiriza ahari abisobanura yuko izi modoka zigomba kuba zifite akagabanyamuvuduko. Aka rero igihe uzajya utwara icyo kinyabiziga kikemerewe cyangwa kikagenewe nta karimo cyangwa se ukagacomora, kuko ari abantu bagacomora kugira ngo bashobore kuvuduka, hanyuma polisi nizajya igufata wabikoze uzajya ukurwaho amanota 5. Nayo ni menshi. Urumva muri 15 bakuvanyeho amanota 5 icyarimwe ni amanota menshi. Ikosa rya gatatu rizajya rikurwaho amanota nayo atari makeya, ni ugutwara wasinze cyangwa se wanyoye ibiyobyabwenge. Mbibutsa yuko ubu ngubu muri iki gihe bapima abantu ubusinzi, ariko vuba aha hagiye gutangira noneho kubapima n'ibiyobyabwenge. Abantu bajyaga bafata akamogi cyangwa n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye, vuba aha ngaha namwe muratangira kujya mupimwa. Ni kubyitondera rero. Igihe rero bazajya bagufata wasinze cyangwa wanyoye ibiyobyabwenge bazajya bakukuraho amanota 4. Permis yawe bayivaneho amanota 4. Hanyuma irindi kosa ni ugutwara warahagarikiwe gutwara
hari igihe bashobora kwambura uruhushya ku buryo bw'igihe runaka kubera amakosa wakoze. Icyo gihe rero ntibazajya bagufata bari bararukwambuye, cyangwa se bakagufata warengeje umuvuduko, handi ni mu birometero 60 bakagufatira kuri 65, handi za Sofia zikwandikira, cyangwa ni muri 80 bakagufatira muri 85. Icyo gihe aya makosa uko ari abiri, gutwara warahagarikiwe gutwara, hanyuma no kurenza umuvuduko uteganyijwe, ubwo kuvyola icyapa, bazajya bakuvanaho amanota 2. Irindi kosa ni ukuvugira kuri telefone. Murabizi ko n'ubundi ni ikosa, ubu rihanishwa 35,000, ariko nibazajya bagufata ubu ngubu uri kuvugira kuri telefone, uzajya utwarwa amanota 2. Ngayo nguko, aya niyo makosa yibanze bashyizeho azajya atwarirwa amanota. Nyasubiremo: guhunga habereye impanuka wateje cyangwa wagizemo uruhare, bizajya bihanishwa gukurwa amanota 6. Gutwara ikinyabiziga kidafite akagabanyamuvuduko kandi gateganyijwe cyangwa se wagacomoye, bizajya bihanishwa amanota 5. Hari gutwara wasinze cyangwa se wafashe ibiyobyabwenge, bizajya bihanishwa gukurwa amanota 4. Gutwara warahagarikiwe gutwara ndetse no kurenza umuvuduko uteganyijwe, bizajya bihanishwa amanota 2, gukurwa amanota 2. Hanyuma no kuvugira kuri telefone utwaye, ibi nabyo bizajya bituma utwarwa amanota 2. Ikitonderwa nuko ibi bihano byo gukatwa amanota ntabwo ari byo byonyine uzajya uhabwa. Nuvuga ibi ni ibihano bizajya byiyongera n'ubundi ku bihano bisanzwe bihanishwa aya makosa. Urugero, niba uri kuvugira kuri telefone utwaye ugafatwa, uzajya cyambere ucibwa 35,000 byo kuvugira kuri telefone, hanyuma icya kabiri ucibwe cyangwa se ukurweho aya manota 2. Niba warengeje umuvuduko runaka kubera icyapa kiteganyijwe, wenda ni icyapa cya 60 urengeje, n'ubundi Sofia izakwandikira niba ihari, kamera izakwandikira, ariko nanone umupolisi nagufata ubwo akuvaneho n'aya manota 4. Nako nta nubwo ari ngombwa ngo agufate, kuko bizaba bigaragara nyine ko warengeje. Ubwo ndibwira ko ari uburyo bwa automatique bazashyiramo ku buryo bahita bamenya ninde warutwaye, hanyuma bakahita bamukata ayo manota 4. Urumva rero ko ibintu bigiye gukara. Niba urugero bagufashe wasinze, n'ubundi uzakomeza ufungwe ya minsi 5, baguceye amafaranga 150 ngira ngo, ariko banagukata ya manota 4 kuri perimi yawe. Imba ufite 15, uzaba usigaranye 11. Urumva rero ko ari ibintu bikomeye cyane, ibintu bigiye kurushaho gukomera. Hanyuma ikindi nakongeraho nuko aya manota nagushiraho, twabivuze tugitangira, perimi izaba ifite amanota 15. Igihe azagushiraho ukamanuka 18, 13, 12, ukamanuka 8, ugakubita 5, ugakubita 2, ugakubita 1, hanyuma hagasigara 0, icyo gihe perimi yawe bazayifunga. Ntabwo uzaba wemerewe gutwara mu gihe kingana n'umwaka. Nuvuga imba bayifashe uno munsi, kubera ko amanota yashizeho, mu gihe cy'umwaka ukurikiye ntabwo nzaba nemerewe gutwara ikinyabiziga icyo ari cyo cyose. Ugeze kuri 0 uzaba ubujijwe gutwara imodoka by'agateganyo kugeza igihe umwaka wuzuriye, kongera ugahabwa amanota yuzuye. Biro bizadufasha cyane mu kujya twirinda abantu bahora bakora amakosa. Urumva rero ni ibihano bigiye kwiyongera, ni ingamba ababishinzwe bari gufata kugira ngo barebe ko impanuka zagabanuka. Wowe urabitekerezaho iki? Urabona ibi aricyo bizatanga? Urabona aricyo bizamara? Watwandikira muri comment, hanyuma ugasangira natwe ndetse n'abakurikiranye Kiberinka TV ibitekerezo. Reka nagushimire rero kuba wabanye natwe. Twizere ko niba utwara ikinyabiziga, niba ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, uzabyitwaramo neza, kubera ko ibintu ndakubwiza ukuri bigiye gukomera. Kandi ntabwo ntubyumve gutya ngo ugire ngo ntibyatangiye. Ubu inzego zibishinzwe zatangiye ubukangurambaga kubikangurira abatwara ibinyabiziga, kubikangurira inzego zitandukanye zindi zifite mu ruhare. Ni ikibazo kigiye gusa
vuba ngaha bizatangira gushyirwa mu bikorwa. Reka rero nizere ko ibi bitazakugiraho ingaruka zitandukanye. Ndagushimiye ko wabanye natwe, twibagire gukora subscribe, share, comment ndetse na like. Na Tonton Charles, ciao.